ariko rakifa uzi ko yankamwana yambwiye yuko ngo yagusabye ko mujyana ikuzimu kuzana amafaranga. Yankamwana ahubwo ni njyewe wabimusabye, nabwiye yankamwana rero yankamwana urabona ko isi ari danje, reka tujye ikuzimu tujye kwizanira amafaranga. Yankamwana yari yambwiye ngo arashaka kubaka etaje, arashaka kugura limuzine, nabwiye ni rero yankamwana ugomba gushaka amagi 6 y'amahuri, unashake n'amagi 6, ushaka amagi 6 y'igihunyira. Ubwo rero twafashe imiti twari dukwiye ku muganga uba hariya Nyabugogo, hari harimo umumanura-nkuba, hari harimo umukubashengero, hari harimo umumenamabuye, hari harimo umumanura n'umugobora. Iyo miti niyo twakoresheje kugira ngo tujye ikuzimu. Nabwiye yankamwana, nabwira ni se yankamwana duce mu nyanja cyangwa se duce mu irimbi. Yankamwana arambwira ati ngiye mu nyanja birangora cyane, reka twicire mu irimbi. Niho twaciye rero tugeze ikuzimu, amafaranga yankamwana yarayanze. Yankamwana hari igitambo bamusabye yanga kugitanga. Baramubwiye ati rero yankamwana kugira ngo aya mafaranga uyatware nuko turakugira inkone ukazajya ubaho ku isi utarongora. Yankamwana azunguza urutoki abwira Satani yuko atagomba gutwara ariya mafaranga nimba Satani agiye kumugira inkone. Ni nayo mpamvu byaviriyemo yankamwana gucumbagira kubera ko amafaranga yayanze. Yego ubundi hariya ikuzimu haba kondisiyo bamwe babategeka ibitambo batabasha gushobora, kuko Satani ngewe yarabizi yuko icyo gitambo ngewe ntacyemera. Nge yarambwiye ati kugira ngo amafaranga yanjye uyatware nukugomba kundirimbira indirimbo y'abatinganyi. Nabwiye Satani namubwira niyo ndirimbo nge sinayiririmba. Kuva icyo gihe ayo mafaranga nahise nyarekera y'ikuzimu. Satani rero byaramubabaje kubera ko naririmbye iriya ndirimbo y'abatinganyi na yankamwana, amafaranga arayanga. Tumajije kuyanga baradufashe badushyira mu nzu y'imbohe, badufungiyeyo. Aho rero ikuzimu hari harimo n'abantu benshi cyane babafungiyeyo, harimo abapasiteri, harimo abantu benshi cyane bakomeye cyane nabashije kubona. Ni nayo mpamvu bariya abantu b'abapasiteri ujya ubona baba bavuga indirimbo ripoto shikiri motokoro patara karamatoko ripoto sikiri motoro patara, ni ururimi rukoreshwa hariya ikuzimu. Amafaranga rero tukimara kuyanga ngewe na yankamwana byabaye ngombwa ko badushyira mu nzu y'imbohe. Ariko yankamwana ni namubwiye ati wowe ntaribi, nubwo badushyize mu nzu y'imbohe hari amagambo umuganga ukorera hariya Nyabugogo uba uhagaze hariya muri gare, hari ahantu haba hahagaze bari abamasayi, ni umuganga w'umunyanijeriya. Naramubwiye ni ngewe mfite umuganga w'umunyanijeriya, yarambwiye ati nibiramuka byanze ikuzimu muzakoresha aya magambo kugira ngo muve ikuzimu. Nafashe ukuboko yankamwana ndamubwira ni tugiye kuva hano muri gereza y'ikuzimu. Ndamubwira ni yankamwana uriteguye iyi gereza tuyimene, tuyitoroke, tugaruke ku isi? Yankamwana arambwira ati ngaho gerageza ibyo bintu muganga yakubwiye. Ngewe nahise mvuga ururimi muganga yanyigishije. Urwo rurimi nirwo rwatumye mva ikuzimu ndongera ngaruka hano ku isi. Urwo rurimi naravuze ni kugira ngo mve ikuzimu. Hasabuna rahuwani imara wakiri ala ahuma ikifinihimu bimashiita. Ako kanya nge na yankamwana twahise tugaruka ku isi. Ni nayo mpamvu yankamwana byamuviriyemo kuvunika akaguru. Buriya ni nayo mpamvu yankamwana agenda acumbagira. Ariko aho ikuzimu rero hariyo abantu benshi cyane, hariyo abapasiteri batandukanye, nanakubwira n'amazina yabo ariko nzabavuga mu kindi kiganiro nzakurikizaho ubutaha. hariyo abakire benshi, hariyo abakirisitu benshi bagiye bafungirwa muri iriya gereza y'ikuzimu. Iriya gereza y'ikuzimu rero kugira ngo uyicike bisaba kuba uri umunyamahirwe, kuko Satani arakubwira ati tugirane amasezerano, ayo masezerano y'uyarenzeho we agufungira ikuzimu. Hari ababyeyi benshi abwira ati we kugira ngo nguhe ubutunzi bwanjye ni uko uri bume umwana wawe. Umubyeyi akabyanga akavuga ati wapi ibyo ntabwo nabikora. Satani agahita amushyira mu nzu y'imbohe. Hari amasezerano rero Satani agirana n'abantu. Satani akakubwira ati uzubaka inzu ntabwo uzayibamo, uzubaka etaje ntabwo uzayibamo, uzagura limuzine ntuzayigendamo. Ni nka kwa kundi ujya ubona abantu benshi barenze ku masezerano ya Satani, wajya kubona ukabona indege irahiye ntawe uyitwitse, wajya kubona ukabona etaje irahiye ntawe uyitwitse, wajya kubona ukabona imodoka irahiye. Ni nayo mpamvu abantu benshi cyane iyo
bishe amasezerano ya Satani, bamwe ujya kubona ugasanga babaye abasazi, ugasanga bamwe babaye barajunjamye, babaye ibijunjame, ugasanga bamwe bataye ubwenge kubera ko roho zabo ziba ziri hehe, ziba ziri ikuzimu. Hari uburyo bubiri rero abantu bakoresha bagiye ikuzimu. Hari ukujya ikuzimu hagiye roho, roho yawe ikagenda ikagera ikuzimu. Hari n'ubundi buryo bajya ikuzimu bagiye n'umubiri. Abantu benshi bakunze guca mu irimbi, abandi bagaca hehe, bagaca mu nyanja. Aho mu irimbi rero twaciye hari abantu benshi cyane nabo bari barimo kuganayo. Ubundi uzajya ukunda kureba cyane cyane mu marimbi hagati ya saa sita na saa saba na saa munani na saa cyenda, iyo niyo nzira bakoresha bagiye ikuzimu. Ariko cyane cyane abenshi bakunze gukoresha agataro bagiye ikuzimu, bakagateraho imiti, abandi bagakoresha umuvure bawuteyemo imiti, abandi bagakoresha isekuru bayiteyemo umuti, abandi bagakoresha igitebo bagiteyeho umuti, abandi bagakoresha icuguti naryo bariteyeho umuti, bakabona kumanuka bagiye ikuzimu. Akenshi rero abantu benshi bakunze kujya ikuzimu bashakayo ubutunzi. Ariko ngiye ndibaza kubera icyo abantu barwanira kujya ikuzimu, kujya kuzanayo ubutunzi. Kandi wibuke yuko ubutunzi bw'ikuzimu birutwa na dukeya twiza turimo amahoro. Kandi nta mugisha Uwiteka atanga ngo yongereho umubabaro. Abantu benshi ntabwo baba bashaka kujya mu ijuru ngo bajye gushakayo ubutunzi. Ubundi mu ijuru naho ni ahantu haba ubukire cyane. Ubundi mu ijuru hari amazu meza yubakishijwe diyama na zahabu. Hari amazu meza yubakishijwe amabuye ya sirafi n'amabuye ya marigarita n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ni nayo mpamvu nakoze ubushakashatsi bwo kugira ngo mfate imifuka njye mu ijuru, ngende mpakire diyama ziriyo, mpakire na zahabu ziriyo n'amabuye y'agaciro, nze mbigurishe hano ku isi. Hari abantu benshi cyane rero bagiye bajya mu ijuru nka Pawulo. Pawulo yaravuze ati ninjye muntu wa mbere wagiye mu ijuru rya gatatu. Ariko wibuke ko na Enoki nawe yagiye mu ijuru. Ariko wibuke yuko nabo ni abantu bagiye n'umubiri badapfuye. Enoki yagiye mu ijuru n'umubiri adapfuye. Na Eliya nawe yazamuwe n'igare ry'umuriro rimujyana mu ijuru. Aho mu ijuru rero ni ahantu haba ubutunzi, hari amabuye y'agaciro, ariko abantu benshi ntabwo bibuka yuko umugisha Uwiteka atanga yuko atongeraho umubabaro. Kandi ni ukuvuga ngo akenshi cyane bumva yuko kujya ikuzimu bakazana amafaranga, bakazana ubutunzi, bumva ari byo biboroheye. Ariko ngewe ubu nafashe icyemezo cyo kuzamuka nkajya mu ijuru, nkajya kuzana amafaranga. Kuko amafaranga ya shitani, ntabwo ni shitani ayo mafaranga yigumanire, Satani yigumanire. Kuko Satani yari yasabye ikintu gikomeye. Satani yarambwiye ati kugira ngo nguhe amafaranga yanjye ni uko ugomba kundirimbira indirimbo y'abatinganyi. Indirimbo mbese ni indirimbo yamamaza abatinganyi. Iyo ndirimbo nabwiye Satani, ndamubwira niyo ndirimbo ngewe ntago nayiririmba. Yankamwana rero impamvu yanze amafaranga, Satani yabwiye Yankamwana ati rero Yankamwana, kugira ngo nguhe aya mafaranga ni uko nkugira inkone. Yankamwana aravuga ati kugira ngo ngire inkone, kugira ngo nkone mbi ikiremba, ayo mafaranga yigumanire ntayo nshaka. Ubwo rero Yankamwana amafaranga yarayanze. Kandi Yankamwana yaravuze ati njya kugira ngo mbi inkone birutwa yuko ayo mafaranga mwayihorera nkazajya mbaho ndongora. Nuko byagenze rero. Nicyo cyatumye Yankamwana yanga amafaranga, nanjye cyatumye ayo mafaranga nyanga. Nanjye nababwiye yuko iyo ndirimbo yamamaza ubutinganyi, iyo ndirimbo ntayiririmba. Ubwo niyo mpamvu nahise mfata icyemezo yuko ngomba kujya mu ijuru nkajya kuzana amafaranga, kandi bizarangira bikunze, kandi bitarenze uyu mwaka w'2024. Ngomba kuba nazanye amadiyama n'amazahabu avuye mu ijuru. Ugenda urebe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 21 na 22, uraza gusanga ruriya rurembo rwera rwa Yerusalemu rw'imiryango 12. Ruriya rurembo rwubakishijwe diyama, rwubakishije zahabu, amabuye ya marigarita, amabuye ya sirafi. Nzagenda ruriya rurembo ndukokore, nkure hariya amazahabu, nkureho nariya amabuye y'agaciro, amadiyama, ubundi nyazane mu isi bitarenze muri uyu mwaka w'2024. Kandi umuntu w'inshuti yanjye tuzajyana, nzajyana na Yankamwana.